ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntabwo bizatwara igihe kinini kugira ngo indirimbo ya yubile y'umudendezo iririmbwe mu ngabano zacu. Bisobanuye iki rero? Nidukora umurimo neza, tugakora icyo Imana idusaba cyo kugeza abandi ubutumwa bwiza, vuba aha cyane tugiye kuririmba indirimbo ya yubile y'umudendezo. Ibi nta kindi rero bishobora kwerekezaho, bishobora kwerekeza gusa ku ngingo y'igihe Yesu Kristo azabaje gucungura ubwoko bwe. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nguhaye ikaze muvandimwe, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato. Imana iguha umugisha. Ngarukanye na mwene data Ihirwe Praise, twasezeranye ubushize ko tuzongera guhura kugira ngo tuganire ku byasigaye twifuzaga kubona. Praise, nongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane muvandimwe, kandi nejejwe nuko turinze tugera kuri uyu mwanya muri iki cyigisho. Imana ikiturinze, yego, ikiturindanye n'abaduteza amatwi. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Ndagushimira ko wabanye natwe ukatwungura ubwenge, ukatubwira ibintu bikomeye, igihe cyawe, ubumenyi bwawe. Imana ibiguhera umugisha. Ubu rero tugarutse tuje gusoza materaniro, niko nayita, twagiranye ibihe byiza byo kuganira, aho twari dufite insanganyamatsiko yerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka ndetse n'amasabato agendana nayo. Dusa nk'ababisoje dusuzuma mu buryo bw'umwihariko igitabo cy'Abalewi igice cya 23, aho twabonye iminsi mikuru y'Uwiteka. Twabonye ari inama y'agakiza abakurikiye, kandi yasozanije n'ibyingiro by'umugisha dutegereje. Hari umunsi mukuru twenda kwinjiramo, iminsi mikuru y'ingando, ubwo tuzaturi kumwe n'Imana Data wa twese, turi kumwe ituranye natwe. Twabonye rero yuko hari andi masabato avugwa, ni nayo ugiye kutuganirizaho. Isabato y'umwaka wa 7 ndetse n'umwaka wa 50. Mbere yuko twinjira muri ayo masabato, reka ngusabe n'ubundi ubanze usenge tubone kwinjira mu kiganiro. Uyize neza Mana yacu, kandi ukomeje kubikora kubw'uburinzi bwawe, kubw'urukundo rwawe, kuduha ibyo dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turifuza cyane yuko n'imico yawe yakwandikwa mu mitima yacu. Niyo mpamvu tugiye kubumbura ijambo ryawe kugira ngo ritumenyeshe uko dukwiye kubaho, ritumenyeshe ibyo dushakaho, kandi ritwereke n'isoko y'insinzi ko ari muri Kristo Yesu. Amen. Rero buri muntu wese ugiye gutanga igihe cye, umuhe kugira ngo abashe kungukira muri iri jambo, kandi ye kwibera inkomyi yo kutakira uyu mugisha w'Imana, mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira izo ngingo ebyiri, umwaka wa 7 ndetse n'umwaka wa 50. Reka dore ku mwaka wa 7. Mbese ibyerekeranye n'umwaka wa 7 byabwiwe Abisirayeli ni ibihe? Turabisanga mu kihe gitabo? Se wagize ngerike, ibi bintu byombi ntitubuze kubitwarira hamwe. Yego. Kuko nubundi byose byigisha ukuri kumwe. Yego. Kandi nubundi umwaka 50 wabagaho kurikiye wa 7, ariko wa 7 wamaze kwisubiramo. Yego. Kuba wenda byarahawe igihe kinini ni ukugira ngo Imana igira ibyitangaza by'umudendezo, kandi itanga amahirwe nanone. Ariko ibyo byose nekeza ko turaza kubibona ko bifite ukuri kumwe byigisha. Yego. Umwaka wa 7 bwa mbere tuwusanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 21. Aho ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu yagombaga kugura umugurano w'umuheburayo, yari umukore y'imyaka 6, hanyuma wa 7 akagenza ate? Agataha akabona umudendezo. Umwaka wa 7 cyambere wari ubereyeho ni uguha abantu umudendezo. Yego. Abari imbata. Ariko iyo tuwusomye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 15, hari ikindi tubonamo. Hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka tubane dusome mu Gutegeka kwa 2:15, ariko turajya no mu Balewi 25, kuko abagitabo cy'Abalewi ni igitabo cyiza cyane. Murongo wa 15 haranditse ngo uko imyaka 7 ishize uzajya ugira ibyo uhara. Ngo wagombaga kuba ari n'umwaka wo guhara imyenda. Yego. Ubu abe ari bwo buryo bw'uko guhara. Umwishyuza wese aharire mugenzi w'icyo yamugurije, ntazakishyuze mugenzi we na mwene wabo,
kuko guhara kwategetswe n'Uwiteka kwaranzwe. Wemererwa kwishyuza umunyamahanga, ariko icyawe cyose gifitwe na mwene wanyu uzakimuharire. Yego. Mu yandi magambo y'umwaka wagombaga noneho kubamo kugenza gute? Guhara imyenda. Murongo wa 4, ntihazagira abakene ba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure. Kandi urumva ko abakene nibo bagomba guharirwa imyaka yose yagombaga kwera muri uwo mwaka wa 7. Nta muntu wagombaga kujya guhinga ubutaka, ahubwo ibyagomba kuba byeze byaharirwaga umusuhuke, umukene, abantu nk'abo ngabo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Wenda dushobora kubizirikana neza mu gitabo cy'Abari w'igice cya 25 umurongo wa 1 kugera kwa 7. Uwiteka abwirira ku musozi wa Sinayi, abwirira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abisirayeli ati, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajye kiziririza Uwiteka isabato. Hano no tubonye isabato igiye kuzirizwa n'iki? N'igihugu n'ubutaka. Muri ntago bivuze yuko abaturage bose bagomba kuba bayizirije nk'isabato. Yumvikane neza. Ntago abaturage bose ari bo bavugaga ngo bazirize isabato, ahubwo ni igihugu kigiye kugenza gute? Kuziririza isabato. Uzajye biba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abari musarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye ubisabato yo kuraza igihugu ihinga, iyo kuziririzwa Uwiteka. Ntukawubemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe, kimeza ntuzayisarure, inzabibu zo ku muzabibu wawe utogoshwe nazo ntuzazisarure. Uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Yego. Ni ibintu byinshi. Kimeza y'igihugu cyawe, imeza y'igihugu muri uwo mwaka w'isabato ijye babera ibyo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo n'umunyamahanga ugusuhukiyeho, n'amatungo yawe n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe. Ibyo byose kimeza yabyo ijye babera ibyo kurya. Yego. Ngira ngo ahangaha tubashije kubona ibigendanye n'uyu mwaka wa 7. Mu myaka 6 abantu bagombaga gukora, hanyuma umwaka wa 7 igihugu kikagenza gute? Kikabona isabato, kugira ngo ubutaka bwongere bube bushyashya, ifumbire yongere yisuganye, Imana izabahera umugisha. Noneho mu kindi gihe bagiye kugenza gute? Bari bagiye gukurikizaho ikindi myaka 6 nanone y'irindi hinga, cyangwa se ikindi gihe cyabo gishyashya bagomba kuba batangiye. Rero iyi sabato urabona ko bwa mbere yari igendereye abakene, igendereye abarimo imyenda, igendereye imbata. Yego. Imana yacu ni urukundo cyane. Urumva ko babanyantege nkeya, babantu badafite ubushobozi, Imana yabatekerejeho. Mbese uyu mwaka w'imbabazi nicyo tubwira mu byerekeranye n'umurimo wa Kristo? Ryatangazo Kristo yatanze igihe yatangizaga umurimo, avuga ko agiye kubohora imbohe, agiye gutangaza umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Yesaya abivuga neza. Yego. Ariko reka tubisomere muri Luka igice cya 4, igihe Yesu yaratangiye umurimo we. Yego. Abantu barahita bumva neza uburyo uyu mwaka nawo wasojwe n'umurimo wa Kristo. Yego. Hano haranditse muri Luka igice cyawo cya 4. Yesu ari Nazareti, bamuha igitabo ku murongo wa 17 cy'umuhanuzi Yesaya. Arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Amen. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Nta gushidikanya ko rero ibi bintu byose tumaze gusoma byerekezaga kuri wa mwaka wa 7. Kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Mbese abakene twabonye ko bari bitawe muri ya mwaka wa 7. Babaga barasigajwe inyuma n'amahirwe make. Ariko none umwaka wa 7 wazaga noneho ugenjute ubagendereye, Imana yabazirikanye. Niyo mpamvu rero Yesu avuze ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Hanyuma yantumye kumenyesha imbohe ko zigenje guteza mu mwaka wa 7. Abantu barabohorwaga. Yego. Abacakara bagahabwa umudendezo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. No kubohora ibisenzegeri, no guhumura impumyi. Umurongo wa 19, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Bivuze ngo Yesu yagombaga no gutangaza ibigendanye n'umwaka umwami agiriyemo imbabazi, ari wo mwaka n'ubundi w'imbabazi z'Imana. Imbabazi zagomba gutangwa, kandi ibyo n'ubundi ubu bwami yabwimitse muri 31 ubwo yapfiraga ku musaraba. Yego. Yego. Kugira ngo ni inkuru nziza, ubwo tubasha guhamya n'imitima yacu yose twishingikirije kuri Bibiliya
yuko ya sabato y'umwaka wa karindwi nayo yari igishushanyo cy'ibizaba kandi byasohoye mu murimo wa Kristo. Byasohoye mu murimo wa Kristo. Dushaka twanabitangira ibihamya mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira cyatubwiye neza ngo ntihakagire umukene uba murimo. Yego. Amagambo nk'aya hari igihe yaba yarigeze asohora ibyakozwe n'intumwa, igihe Yesu yaramaze gutangira umurimo hari icyo Yesu abitubwiraho. Yego. Ijambo ry'Imana ritubwira neza mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, murongo wa 43 haranditse ngo abantu bose bagira ubwoba nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Yego. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. Hano baravuze ngo babigabanyaga uko umuntu ugenda ate umuntu akennye. Niyo yari imibereho y'intumwa. Niko bari babayeho. Mu gice cya 4 hari icyo kitubwira nanone uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo ku murongo wa 32. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo. Nta mukene wababagamo. Mu yandi magambo ijambo ngo nta mukene wababagamo rihuje neza n'amagambo twasomye mu gice cya 15 umurongo wa 4 avuga ngo nihakagire umukene uba murimo. Yego. Mu mwaka wa 7 rero ibi byose byasojwe n'umurimo wa Yesu Kristo. Amen. Yego. Urakoze cyane. Ese turebye iby'ubukungu muri programme y'Imana umuremyi uturusha ubwenge kubera ko twebwe turi bibumbano yo no mubumbyi. Ubona ute amahirwe make isi yagize yo kudashyira mu bikorwa iyi programme yo kuraza ubutaka n'uburyo umusaruro w'ubutaka ugenda ugabanuka? Nta gushidikanya ko ingaruka ziraboneka hirya no hino Eric. Abantu barebye hirya no hino hatuzengurutse ibibazo by'ubutaka butarumbuka, uyu munsi wa none imyaka wayishyira mu butaka igakura yararumbye nyine ari utuntu dutoya ubona nawe dutandukanye nuko mu bihe byashize byari bimeze. Nta kindi kibitera nuko Imana yaremye ubutaka izi uko bubasha gukora, izi uko bubasha gufatwa kugira ngo butange umusaruro. Iyo abantu baza gukurikiza aya mategeko y'Uwiteka mu myaka 6 bagakora, hanyuma umwaka wa 7 bakaraza igihugu, umwaka wa 50 nabwo bakaraza nk'uko turi buze kubibona, isi iba yaragize umusaruro ukomeye cyane, Imana iba yarababeshejeho. Ariko uyu munsi wa none abantu bazi yuko barya kubera yuko bagenje gute bakoze. Ariko ntabwo abantu batungwa n'umutsima gusa, ahubwo batungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Gukora ni byiza, ni ngombwa, ariko kandi niba Imana yavuze ibyo umuntu we yasabwaga gukora yagenje gute yabikoze, akeneye kwizera adashidikanya yuko n'ibindi bisigaye Imana izagenza gute izabyitaho. Yigaburira ibikona ntawe yere kuburira kugaburira abari mu isi. Ariko abari mu isi bakuyeho amategeko y'Imana birengagiza ibyo yavuze, niyo mpamvu umuvumutse mbisi ni kwijambo ry'Imana ritubwira. Yego. 25 Abarewi umurongo wa 17 harambwira amagambo akomeye ngo ntimukariganyane ahubwo mutinye Imana yanyu kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nicyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amateka yanjye mukayumvira, nuko muzamu gihugu amahoro kandi ubutaka bwacyo buzeramo imyaka muyihage mube muri cyo amahoro. Umurongo wa 21 nuko muri uwo mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bubereremo uburumbuke bubatunge imyaka 3. Hari imigisha igendanaga no kumvira Imana kubyerekeranye n'iri shyanga ry'Abisirayeli, kandi ijambo ry'Imana kuko ritwereka ko bari abantu badasanzwe Imana itoranirije umurimo udasanzwe wo kwamamaza ubwami bwayo mu isi. Bari abantu rero bagomba kugirira umugisha mu kumvira amategeko y'Imana, kandi umugambi wabyo ni kurushaho kwamakaza urukundo rukunda na babandi b'abanyantege nke kugira ngo nabo bagubwe neza. Kandi twarabibonye aho twakomeje kuganira ko ari nawo umugambi w'isabato. Isabato ibohora imbohe, isabato iha umudendezo abakozi bo mu rugo, amatungo akoreshwa imirimo ivunanye. Mbega ni iby'umunezero n'umudendezo no kurushaho kwakira imigisha ikomoka ku Mana. Deka utubwire ku munsi ku mwaka wa 50 nawo. Nta gushidikanya ko n'umwaka wa 50 nawo hari umugabane wabo wasohoye iki gihe umurimo wa Kristo. Nk'uko abantu tubasha kubisoma mu magambo umuhanuzikazi Ellen G. White yanditse.
ariko ibanze ukatubwira ese uyu mwaka wa 50 byo byagendaga bite ngo twumve niba hari ikintu gishya kiri bwiyongeremo kitari mu mwaka wa 7. Reka tubanze tubizirikane uretse ko na magambo menshi ntabwo turi buyasome yose mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25. Ikiyongeragamo nuko noneho hano n'amazu yaracungurwaga. Hano umuntu wese yasubiraga muri gakondo ye. Abantu bashoboraga kuba baragurishije ibyabo kubw'ubukene. Noneho icyo gihe umwaka wa 50 wo amazu yabo, ibikorwa byabo, imirima yabo bagomba kugenza gute kubisubizwa iyo umwaka wa 50 wagenza gute wageraga. Nekeza ko ari cyo kiyongeragamo gitandukanye. Ahari wadusomera umurongo wa 10 kugeza wa 13 abantu b'Imana bazisomera amagambo yose. Aranditse ngo mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose. Rangira abo muri cyumba bose umudendezo. Yego. Uwo mwaka ujye ubabera wa yubire. Yego. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Yego. Kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubire. Nimukawubibemo, nimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu utogoshwe. Kuko ari umwaka wa yubire ujye ubabera uwera. Mujye murya kimeza yo muri wo muyisoromye. 13. Yego. Muri uwo mwaka wa yubire mujye busubiza umuntu wese muri gakondo ye. Yego. Wa 14 byose biraryoshye ariko kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we ntimukariganyane twari twabisomye. Yego. Urumva yuko bitanze umudendezo bisubije abantu muri gakondo. Hari ikintu nabonye muri uyu mwaka wa 50 cyerekeranye n'itegeko ry'ubutaka. Muri politike y'igihugu ngira ngo ubutaka ni ikintu cy'ingenzi cyane kigira n'amategeko abigenga, ariko ku mwaka wa 50 biravuze ngo igihe cy'ubukode kirarangiye. Ubutaka ni busubirane ba nyirabwo nk'uko imiryango yari yarakebewe ibikingi bagomba guhinga. Mu yandi magambo Imana mu bwenge bwayo yabonaga ko abantu imitima yabo igoye. Yego. Ishyiraho itegeko ridakuka. Yavuga iti n'umuntu nakena. Yego. Akagenda akagurisha ubutaka bwe. Yego. Uguze ubwo butaka niba ari uwo mu wundi muryango amenya adashidikanya ko bura butaka atari ubwe. Yego. Imyaka 50 nishira mwaka wa yubire nyiri ubutaka wa wundi agomba kuzaza akagenza gute akabusubirana. Umuntu agomba muri iyo myaka 50 agomba kuzaba yarabukoresheje icyo yagenje gute yabuguriye. Yego. Nuko byari biri Imana yabikoze kugira ngo hatazagira umwisirayeli ukena kugeza nubwo agurisha gakondo ye cyangwa se ngo agenda bumutindi n'igisekuru kimukurikiyeho kibabatindi. N'ubwenge bw'Imana bwonyine bubasha gutekereza ibi ngibi. Ariko uyu munsi none impamvu mu isi yacu hariho ayo makuba n'iyi mibabaro nuko ibi ngibi bidahari. Nta nubwo tuvuze ngo bibeho kuko isi yamaze gusaza nk'umwambaro kandi nta kindi wayikorera, ahubwo nkuko twabereye mu minsi mikuru y'ingando dufite iwacu heza aho tugiye kujya. Tugira ibyiringiro rero ahubwo twitegure kuzabaho heza. Yego. Ngira ngo igihe natekerezaga iby'iyi programme yerekeranye n'itegeko ry'ubutaka rigendana n'uyu mwaka wa yubire nibajije iby'umugabo witwa Naboti. Uribuka iby'uruzabibu rwa Naboti mu gihe cy'umwami Ahabu? Yego. Yamuguye nabi cyane ndetse biramurwaza kugeza ubwo arimbutse. Naribazaga se kuki uriya mugabo atemeye yuko atanga iki gikingi ngo bamuhe ikindi, ariko kwari ugushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze bijyana n'amasezerano ahebuje yo gukomera kuri gakondo, yo gukomera ku by'Imana yatugeneye. Ngira ngo birimo n'ibyigisho bikomeye byerekeranye n'iby'umwuka abantu bashobora kwigiramo. Wari ugiye kutubwira uko byasohoye rero nabyo mu murimo wa Kristo? Bwa mbere hari igice runaka cya yubire cyasohoye mu murimo wa Kristo. Yego. Igihe yagutangiraga. Yego. Iyo tuzirikanye amagambo akomeye cyane aboneka mu bimenyetso by'ibihe yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu cya 898 paragrafu ya 5. Yego. Avuga yuko noneho habonetse amahirwe muri uyu murimo wo kuzamuka kwa Kristo ndetse no kwerezwa uyu murimo yaragiye gutangira w'ubutambyi. Bavuga yuko mu ijuru habaye yubire. Yego. Kandi nk'uko ngo yasigiwe nayo kugira ngo abwiza abakene ubutumwa bwiza, ngo yahise aha abigishwa be impano ya mwuka we. Amen. Kugira ngo nabo basigire kugira ngo bakore wa murimo wari waragenje gute wari waramuzanye. Bakomeze babwiriza abakene ubutumwa bwiza, bakomeze bamenyesha abantu iby'umwaka umwami agenje gute agiremo imbabazi. Ibyo byari bisoje yubire ariko ku gice gitoya. Yubire rero ishushanya iki? Nyirizina
ishushanya igihe ubwoko bw'Imana bugomba noneho gucungurwa bidashingiye ku itegeko runaka. Umwaka wa 7 wo hari icyitonderwa. Umuntu yashoboraga gutaha ari imbata cyangwa se ntatahe. Ariko umwaka wa 50 waba ubishaka waba utabishaka waratahaga. Yego. Nta wagumaga mu bubata. Ibi rero bigomba kuba bishushanya igihe kimwe, igihe Yesu Kristo azabagarutse. Abo Satani yagize imbata, babishaka cyangwa batabishaka, bose bazava muri ubwo bubata. Bamwe bapfe, abandi bajye mu ijuru, ariko ubwo bubata buzagenza gute? Buzarangira. Nk'Abadiventiste b'umunsi wa 7, yubile dukeneye kuyumva neza cyane. Hano hari amagambo aboneka mu gitabo mu kinyamakuru cy'Urwibutso n'Integuza ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 cya 881 paragrafu ya 15. Baravuze ngo umwami araje, reka ibingibi bibe integuza za yubile. Amen. Umwami agenje ate? Araje. Bivuze ngo kuza kwa Yesu ni yubile. Inyandiko zibanze igitabo cy'icyongereza page 186 havuga yuko ngo igihe ubwoko bw'Imana buzabuzutse hazabaho yubile. Hanyuma ngo Erinowati yari kuvuga ku ngingo igendanye n'abacakara, aravuga ati umucakara wubahaga data wa twese, wubahaga Yesu Kristo, azajya mu bwami bw'Imana agira icyubahiro, naho shebuja we wari imbata y'ibyaha azacirwaho iteka. Ariko ibi bizabisohoye ryari? Igihe yubile izayibayeho. Ibihamya by'itorero volume ya 6 umurongo wa 477 havuga yuko nituramuka dukoze umurimo wacu mu mwuka wo kwitanga kandi dushakisha Kristo ndetse n'ukuri kwe, ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntabwo bizatwara igihe kinini kugira ngo indirimbo ya yubile y'umudendezo iririmbwe mu ngabano zacu. Bisobanuye iki rero? Nidukora umurimo neza, tugakora icyo Imana idusaba cyo kugeza abandi ubutumwa bwiza, vuba cyane tugiye kuririmba indirimbo ya yubile y'umudendezo. Ibi nta kindi rero bishobora kwerekezaho, bishobora kwerekeza gusa ku ngingo y'igihe Yesu Kristo azabaje gucungura ubwoko bwe. Abantu bazashaka ibindi bihamya byinshi tuzabibaha, ariko hari ikindi navuga. Eric, Satani nawe ajya agira yubile. Satani nawe ajya agira yubile, kandi iyo yubile ya Satani arifuza kuyigeraho binyuze mu ki? Satani we ntabwo yifuza ko abantu b'Imana bagira umudendezo, ahubwo Satani we yubile ye ishingiye ku bindi bintu. Hano hari amagambo aboneka mu gitabo muri manuscript ya 76 yo mu 901 paragrafu ya 6. Baravuze ngo Satani azagira yubile. Imbaraga z'ikuzimu, ubwo ntabwo barangije, Satani azagira yubile, imbaraga z'ikuzimu zizatsinda niba itorero ry'Imana rihindutse inyamuvurungano rigakorwamo uduce twigenga. Aya magambo aratangaje. Yesu uyu munsi wa none iyo yubile yagiye kuyigeraho bingana iki? Birakabije. Hariho kurwanya itorero, ubumwe Imana yifuriza itorero ryayo. Reka Eric, reka tugarukira hanga kugira ngo abantu batadufata mu bundi buryo. Ariko abantu iyo bongeye bakazirikana nk'amagambo aboneka mu ibaruwa ya 82 umurongo mu 907 paragrafu ya 7. Nawe yaravuze ngo ubwene gihugu bwacu twe turabaturage bo mwijuru. Amen. Ntabwo dukwiye gutera inkunga bisi mu byo tuvuga cyangwa se mu kuranga ibikorwa byacu. Twe turashaka umudugudu wubatse ku mfatiro. Amen. Awo umwubatsi wawo ari Imana. Amen. Dutegereje umwami ugiye kuza, kandi tugomba kwitegura yubile izatangira ubwo tuzaba twinjiye mu marembo y'ijuru. Reka yubile iyo ngiyo aba ariyo dutegereza, kandi tuyitegereze tutifuza ko Satani yagira yubile ye. Imana itugirire neza cyane, kandi iyi yubile izatanga umudendezo ku bantu bose, nawe ndayikwifurije. Amen. Yego. Urakoze cyane. Amagambo usomye ahuje neza n'ibyiningiro by'umugisha Paulo yandikiye Abaheburayo, yerekana uko abakurambere bacu babayeho. Twigeze kubivuga ko biberaga no mu ngando, biberaga mu mahema kuko bifuzaga undi mudugudu urushaho kuba mwiza. Umurongo wa 13 w'igice cya 11, abo bose bapfuye bakizera batarabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Bavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Turi hafi gutaha rero, kandi abaduteze amatwi turi kubana muri ibiganiro tuzishimira guhurira kuri iyo nyanja y'ibirahure, kuri urwo rurembo
twongere kuvuga amateka y'ibyatubayeho, dushima Imana yuko tugeze mu bihe byiza, tugeze mu mwaka wa yubile. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, warakoze cyane kutuganirira ku byerekeranye n'iminsi mikuru ndetse n'amasabato. Twahereye ku masabato yari mu mwaka wera nk'uko wabidusobanuriye, amasabato agera muri 7 yagendanaga n'iminsi mikuru y'uwo mwaka. Watubwiye nanone isabato y'umwaka wa 7 ndetse n'isabato y'umwaka wa 50. Mbese ndakubaza ikibazo giheruka, nirihe tandukano noneho turi bubone hagati y'aya masabato yari ari mu mibereho nyirizina y'Abisirayeli n'isabato Imana yatanze bwa mbere yihaye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ari nayo yanditswe mu mategeko 10 y'Imana? Eric, ngira ngo hari icyo abantu bakwiye kuzirikana, ari nacyo wenda dushobora gusorezaho dutanga nk'umwanzuro. Yego. Nuko isabato y'umunsi wa 7 yahanzwe ku iherezo ry'icyumweru. Yego. Cya mbere cy'amateka y'isi. Yego. Ibintu byumvikane neza, niyo sabato yonyine yabayeho mbere y'uko icyaha kibaho. Yego. Ariko nta nushobora kubona ko Pasika yari igenje gute. Yari hari Adamu na Eva basabwaga kuyigira mbere y'uko Yesu Kristo agenza gute, mbere y'uko icyaha kibaho. Nta namwe ushobora kubibona. Yego. Rero amasabato y'imihango yo yabayeho kubera iminsi mikuru y'Abayuda, kandi yabayeho ari igishushanyo. Yego. Isabato y'umunsi wa 7 yahawe umugisha ndetse ihabwa no kwezwa n'Imana, cyangwa se ihabwa kugenza gute, kurobanurwa. Yego. Ni umunsi wa 7. Naho washobora gusanga Pasika yabaye ku munsi wa mbere, butayikaza ku wa 2, watayikaza ku wa 3. Mani magambo nta munsi runaka yagiraga wihariye, uretse ko yabaga ku itariki runaka. Yabaga ku itariki, kandi itariki burya ntago ari umunsi runaka wo mu cyumweru, ahubwo itariki nyine iba ku munsi wari we wose, bitewe nuko imyaka itagabanyije muri 7 cyangwa se mu migabane ya 7 igize ibyumweru. Rero isabato y'umunsi wa 7 nk'uko tubibonye kuri ingingo ya 2 y'itandukaniro, ni umunsi wahawe umugisha kandi urezwa, kuko Imana ibwayo yawuruhutse imaze kurema. Niwo munsi wonyine ufite ibi byangombwa bitatu. Aya masabato y'imihango rero yo ntabwo ari kwari, ntabwo yiza ahabwa umugisha ngo yezwe n'Uwiteka, cyangwa ngo Uwiteka yaruhuke. Ntabwo Uwiteka yigize yaruhuka, abantu nibo basabwaga kuyaruhuka, yemwe n'amatungo ntabwo yasabwaga kuyaruhuka. Yego. Aya masabato y'imihango. Ikindi kandi abantu bakwiye kuzirikana, turimo tureba iri tandukaniro, cyangwa se kugira ngo abantu babyumve neza, nuko igihe Abisirayeli bari bakiri mu butayu bakomezaga isabato y'umunsi wa 7. Yego. Ariko nta Mwisirayeli wigize akomeza aya masabato y'imihango bari mu butayu. Wenda Pasika yo n'iminsi mikuru y'imitsima idasembuye niyo bagerageje gukomezaho rimwe, ariko bakoze ibyaha bamaze kwanga kujya i Kanani, byahise bihagarara. Bamara iyo myaka yose Pasika idahari, niyo mpamvu Yosuwa yongeye gukoresha abantu Pasika, kandi arongera aranabakebesha, kuko bari bamaze imyaka 40 ya mategeko y'imihango ntayo bagenje bate, ntayo bafite. Iyi minsi mikuru y'imihango ntayo bagiraga. Imana yababwiye ati nugera mu gihugu, ariko tubona mu butayu isabato baragenza gute, barayiruka. Bivuze ngo isabato itandukanye n'iki n'amasabato. Ese ikimenyetso cy'uko bakomezaga isabato mu butayu ni iki? Ni manu, nta gushidikanya, manu barayihawe. Ikindi kandi ijambo ry'Imana ritubwira ibyo umuntu wafashwe yagiye gutoragura inkwi ku munsi w'isabato, bamukatira urwo gupfa, bamutera amabuye. Bivuze ngo isabato yo mu butayu yarubahirizwaga, ariko amasabato ntabwo yagenje gute, ayo turi ariko ni amasabato y'iki, ni amasabato y'imihango yayandi tumaze iminsi tuganiraho. Yego rwose. Isabato y'umunsi wa 7 rero, irindi tandukaniro rya 4, isabato y'umunsi wa 7 ni isabato yaremwe umuntu. Abantu bose barayiremewe. Ababyeyi bacu ba mbere bayihaweho impano, nk'uko n'icyumweru bagihaweho impano. Yego. Amasabato y'imihango ariko yo ntabwo ari kwari, yarebanaga n'itsinda ry'Abaheburayo, wenda rimwe na rimwe n'umunyamahanga wabasuhukiyemo, nawe uri muri icyo gihugu. Kandi nawe iyo yashakaga kurya kuri Pasika cyangwa se kuri iyo minsi mikuru, yabanzaga gukebwa akamera nk'umuyuda. Ariko isabato siko bimeze. Ukebwe n'utakebwe basabwaga kugenza gute, kuyikurikiza. N'abanyamahanga basabwaga kugenza gute, basabwaga kuyiruhuka. Ese Yesaya 56 siko atubwira, n'abanyamahanga ndetse n'inkone yewe nazo zasabwaga kumvira iyi sabato, kandi bikazibera icyangombwa kibemerera kuzajya mu bwami bw'Imana. Si cyo gusa, kuko
kuko ni ikimenyetso cy'uko wejejwe, ubu basabwaga kwezwa akajyana n'ikimenyetso cyo kwezwa. Iri ni ingingo abantu bakeneye kuzirikana cyane. Indi ngingo rero itandukaniro ni uko isabato y'umunsi wa karindwi ni isabato ngaruka cyumweru yabibutsaga ikiruhuko cy'umuremyi, yibutsaga abantu yuko Uwiteka yabaremye. N'aya masabato yabaga ari igicucu cy'ibyo ugomba kuzagenza gute kuzabaho. Kandi aya masabato yaje asanga Abisirayeli bagenje gute basanzwe bahari, yego barakoze imirimo yabo bari mu buretwa ndetse n'ibindi, ariko none ahangaha Uwiteka amaze kurema Adamu nta yindi mirimo yari yakora, yahise amuha impano y'ikiruhuko cy'isabato. Iki nacyo ni ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye kumenya. Ikindi kandi dushobora kuzirikana nk'iri tandukaniro nuko isabato y'umunsi wa karindwi yahawe inyito n'Imana yuko ari isabato y'Uwiteka, umunsi w'umunezero, umunsi wanjye wera. Hari naho Imana igikoresha ngo amasabato yanjye. Abantu bavuga ati ntureba ko Bibiliya yakuyeho amasabato, ariko hari itandukaniro ry'amasabato n'isabato. Ijambo ry'Imana ribivuga neza. Hamwe yaravuga ngo amasabato yanjye, nko kugaragaza ko isabato ya buri cyumweru izajya yisubiramo buri cyumweru. Imana ikabishyira mu byinshi ikavuga amasabato. Ariko kandi hano tubona naho Imana ivuga ku bigeneye n'aya masabato, ivuga ngo amasabato yanyu. Yashoboraga no kwitwa amasabato yabo, amasabato ye, abavuga Isiraheli. Ayo yose ibi ngibi byagaragaza imboneko z'amezi n'amasabato. Ibi ngibi byabaga ari ibintu biyebana na Isiraheli, byashoboraga no kwitwa amasabato yabo. Ni bya biruhuko nyine, ni ya makonje ari kuri kalenda yabo. Ikindi cya karindwi dushobora kuzirikana no ku isabato y'umunsi wa karindwi yahamijwe ko ari isabato y'Uwiteka, yo yashyizweho mu mategeko 10, yandikijwe urutoki rw'Imana kandi kanaharaturwa ku bisate by'amabuye ngo ahame iteka ryose, ndetse ashyirwa imbere mu isanduku y'isezerano. Ariko amategeko y'imihango yo yashyizwe mu gitabo cy'amategeko y'imihango cyanditswe na Mose. Ubwo rero hano hari itandukaniro rikomeye cyane. Imwe yari iri mu isanduku mw'imbere, ariko ibindi byari biri mu gitabo cy'amategeko y'imihango. Eric, hari n'ikindi kintu dushobora kuvuga abantu babizirikane. Isabato yo ntibyashobokaga yuko hagira impamvu ituma abantu batayiruhuka, ariko nk'amategeko y'imihango yo byarashobokaga cyane. Iyo umuntu yabaga ari mu rugendo adafite uburyo bwo kugera i Yerusalemu, yashoboraga kuzabiyaziririza mu kwezi gukurikiyeho, apana kuri ya tariki bagenje gute bayateguriye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo bimwe bibasha guhindagurika kuko n'iby'imihango, ariko ikindi ntabwo kibasha kugenza gute guhindagurika. Ibi bintu byumvikane neza rero, kandi nzi ko Imana izadufasha kandi tukabyumva neza. Yewe ya Perezida, urakoze cyane. Imana iguha umugisha kandi yaranawuguhaye kubw'ubusobanuro burambuye watwinjijemo ngo dusobanukirwe n'ibyerekeranye n'itandukaniro riri hagati y'isabato y'Uwiteka n'amasabato. Nicyo ngicyo cyari umugambi nyamukuru wo kugira ngo twige ibi bintu, kwa ko turi ku mucyo w'isabato, aho tugira ngo abantu b'Imana haveho urujijo rwose ku byerekeranye n'iki Imana isaba. Kandi waranabidusobanuriye igihe twarebaga iby'umunsi mukuru w'impongano, byo kwezwa k'ubuturo bwera, ibyo gufunguka k'urusengero rwo mu ijuru, isanduku y'Imana ikagaragara y'amategeko, irimo amategeko 10 harimo n'itegeko ry'isabato. Rero dufite umutwaro ku bantu b'Imana yuko bakwiye gusobanukirwa isabato, bagasobanukirwa amategeko y'Imana, kuko kuyica ni ukwivutsa kujya mu ijuru. Ariko hariho urujijo nyine, ngira ngo rya somo twigeze kuri komozaho gatoya. Paulo yandikiye Abakolosayi avuga ati ntihakagire umuntu bacira urubanza kubw'ibyo murya, ibyo munwa, imboneko z'amezi, iminsi mikuru n'amasabato. Umaze kudusobanura rero yuko ya masabato atandukanye rwose n'isabato y'umunsi wa karindwi, kandi Imana ishimwe yuko twaboneyeho uburyo bwiza bwo kunguka ibyerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka, ukaduhishurira ubwenge bw'Imana bwari buyirimo, kandi butwereka n'urugendo rutangaje cyane rwo gucungurwa Imana iduteganyiriza. Sinzi rero turi ku yego abantu bashobora kuzirikana ibigendanye n'aya mategeko y'uburyo bubiri, amategeko y'imihango, kandi bakabizirikana wenda hano mu gitabo cya Ezekiyeli, igice cyawo cya 20, isabato yaravuzwe guhera ku murongo waho mu gice cya 20 umurongo wa 10. Reka dusome iyo mirongo mikeya tunagaragaze noneho n'andi masabato.
Murongo wa 10 nuko mbavana mu gihugu cya Egiputa mbajyana mu butayu maze mbaha amategeko yanjye mbamenyesha n'amateka yanjye ari yabeshaho yakomeje maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abikimenyetso yanjye hagati yanjye nabo kugira ngo bamenye yuko ari jye Uwiteka ubeza. Amen. Hani sabato iravuzwe ariko bavuze ko bayaziruye. Iyo ukomeje kuzirikana amagambo akomeye cyane ku murongo wa 15 kandi nabarahiye mu butayu yuko ntazabageza mu gihugu nabahaye cy'amata n'ubuki aricyo gishimwa n'ibindi bihugu byose yuko ari cyo ngenzi kuko banza amateka yanjye ntibagendere mu mategeko yanjye n'amasabato yanjye barayiziruye ahubwo imitima yabo yakurikiye ibigirwamana. Ese nayahe masabato baziruye Rike bari mu butayu? Ni sabato y'umunsi wa 7. Ni Pasika baziruye? Ntabwo ari sabato y'umunsi wa 7 niyo Bibiliya yivuze hano. Kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo ibyo byagombaga kubabuza kujya muri Kanani. Yego. Niko ibyanditswe bivuga. Aryo ijuru naryo turyita Kanani. Yego. Mbese ubwo abiseye niba batarabashije kujya muri Kanani kubwo kwanga isabato abayanguye umunsi wa none bazajyayo? Ntabwo bazajyayo. Umurongo wa 21 umurongo wa 19 aho ngo ndi Uwiteka Imana yanyu mujye mugendera mu mategeko yanjye mukomeza amateka yanjye kandi muyakurikize. 20 kandi mujye mweza amasabato yanjye bikimenyetso hagati yanjye namwe kugira ngo menye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Amen. Byagomba kwigisha Abisirayeli yuko bagomba kumenya yuko ari Uwiteka. 21 ariko abana babo nabo barangomeye ntibagendera mu mategeko yanjye n'amateka yanjye ntibayakomeza ngo bayakurikize kandi ari yabeshaho yakomeje n'amasabato yanjye barayaziruye maze mvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye nkabamariraho umujinya wanjye bari mu butayu. Imana yacyari gushimangira neza yuko ikiri kuvugwa aha ni isabato y'umunsi wa 7 ntabwo ari Pasika ntabwo ari iminsi mikuru ingano kuko ntayo bagiraga. Amagambo ibyerekeye yego nanimaje ibyerekeye iby'uyu mujinya n'umujinya utangarizwa abazakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu byahishuwe nibwira ko bifitanye isano ko bikomotse ku isoko imwe. Bifitanye isano cyane. Imana izasuka abantu uburakari bwayo kubwo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi icyo kimenyetso cy'inyamaswa ni ukuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru igihe bigiye kuba byahindutse agahato. N'uyu munsi isuko Imana ibinezererwa irakihanganiye abantu kugira ngo ibanze bahe igihe baha amahitamo. Uzabikora icyo gihe azagerwaho n'uburakari bw'Imana. Abantu bagenda babisome ni ibihembo by'abanyabyaha biri mu byahishuwe 16. Yego. Umurongo wa 24 avuga ngo kuko batakomeje amateka yanjye ahubwo amategeko banjye barayanze bazirura n'amasabato yanjye kandi amaso yabo akurikirana ibigirwamana byabase. Hano batugaragaje ikiciro cy'umugabane w'amategeko Imana ikuvuga ngo aya ni amategeko yanjye, aya ni amategeko yanjye, aya ni amasabato yanjye. 25 rero hari ikindi kiciro nanone Imana ivuze. Nuko mbaha amategeko atababoneye n'amateka atababeshaho. Kandi mbandurisha amaturo yabo kuko biratangaje. Reka tuvuge kuri murongo wa 25. Bwa mbere hari amategeko yabeshagaho n'amasabato agomba kuba ari ikimenyetso ngo bagaragaze ko Uwiteka ari Imana yabo. None Imana ibahaye amategeko atababonereye n'amateka atagenza gute atababeshaho. Nta gushidikanya ko ya masabato nayo ahitaza muri uyu mugabane. Ibi nibyo byashyirwaga muri kiriya gitabo ntabwo ari isabato y'umunsi wa 7 kuko yavugiwe hamwe n'amategeko abeshaho abantu b'Imana. Imana tugire neza kandi nkuko Abisirayeli batubereye akabaro ko kuturinda gukora ibibi. Haracyariho uburukiro bw'isabato. Eric haracyariho uburukiro bw'isabato bugenewe abantu b'Imana. Kandi aya magambo Zaburi yavuze ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima no mu Baheburayo igice cya 4 ngo niwo munsi Imana yatoranije. Abantu benshi bahita bavuga ati ntureba ko Imana yatoranyije undi munsi ariko ntabwo Imana yigize itoranya undi munsi. Iyo Zaburi nari mvuze ko ngiye gusoza ariko reka nyisorezeho Zaburi ya 95. Zaburi ya 95 iri muri titire cyangwa se iri muri Zaburi zitiriwe iki? Zaburi ya 95 iri muri titire ya Zaburi zitiriwe nkuko Zaburi ya 90 na 91 ari muri Zaburi zitiriwe ngo gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Zaburi ya 92 kugeza kuri Zaburi ya 97 ziri muri Zaburi zitiriwe ko zigomba kuririmbwa ku isabato. Yego. Nta gushidikanya ko rero ni ya 95 ariyo ivugwa ngo itoranya undi munsi ari uyu munsi yagombaga kuririmbwa ku isabato. Nta gushidikanya rero ko n'ubundi uwo munsi yavuze Imana igomba gutoranya n'umunsi w'isabato y'umunsi wa 7. Rero reka Imana yumvise abantu ikisabatira icyo ni ikimenyetso cyo kwezwa bibanze. Isabato nayo biri hafi aho ngaho n'icyo kimenyetso kugira ngo tube twiteguye kuzareba umwami Imana dufite n'icyo kimenyetso. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Mana yaguha umugisha. Reka dusurize n'isengesho. Nakoze cyane. Mana yacu turagushimye ko wabanye natwe muri ibyigisho twize. Uhabwe icyubahiro. Amen. Tunejejwe nuko
ibi bintu bisobanutse. Mwuka wera akomeze gukurikirana imitima ibyumvise, ayireze kwakira agakiza kahishuwe muri izi nzandiko, kandi tubone neza rwose yuko wadushakiye ibyiza mu kumvira ibyo wavuze. Natwe dufata icyemezo cyo kubigenderamo nk'uko bikwiriye abana bawe bakubaha, kandi ku musozo tubonye yuko tuzisanga mu bwami bwo mu ijuru. Uduhe kwiboneza nk'uko uboneye, mu izina rya Yesu. Amen.